bakunda amabere y'abadamu. Urumva bijyanye nuko bayifashisha mwishimisha mubiri cyangwa se mu kubaka urugo hamwe n'abadamu babo, sibyo? Urabyumva neza? Ndabyibuka wowe wambwiye ko bayakunda ngenda guhakanya, ariko noneho burya mu kiganiro kimaze kurebwa n'ibihumbi birenga 60 hajemo comment nazo nyinshi, yewe abandi bacara mu gikari barahamagara. Yewe nageze aho nkubwira ndavuga ati reka amabere n'ay'abana nagara y'abagabo. Yego. Ariko naje gusanga harimo icyo bita equation, akabazo, kandi harimo opposite. Ubwo bivuga ko ushatse kuvuga ko abagabo wasanze bakunda amabere se? Yes, ati wasanze bayakunda kurusha abana babo. Rero nimba ntashaka kwangana n'abapapa kandi twikundaniraga, ahubwo abadamu bari tayari kuyatanga. Sinzi bashake nabi. Paula nawe araza kutubwira nubwo akiri umwana, araza kutubwiraho. Ariko noneho niyo mpamvu akenshi usanga abana barimo babahereza abatantine. Ariko kandi tugaruke gatoya. Yego. Ubona umudamu cyangwa se navuga ngo umudamu udafite umwana muto uderuka konsa, ugiye kumubwira ngo ahire bera umugabo wese? Oya. Tubwire. Umudamu udafite uruhinja hari igihe we kuko aba navuga ngo aba yarisubiye, aba yarabaye inkumi. Yego. Hari igihe ucutsa noneho umuntu akajya ahantu wigeze wonsa ukabona nyine umeze nk'inkumi rihagaze. Ubwo nawe kandi hari icyo uvuzemo. Yes, rero uwo nguwo natekereza ko ari we ushobora gutekereza icyo kintu, guha umugabo ibere. Natekereza ko wabitekereza, kuko byanze kunze ntabwo umugabo yasangira n'umwana ibere. None se umugabo n'umwana ninde wonka mbere? None se umudamu ari konsa ntago ashobora guhereza umugabo ibere? Twebwe rero bagiye badutwara abagabo turi konsa, twari dufite abana, bajyaga kuryoha. Paula natubwire, Paula nta mupapa cyangwa se umusore uragusaba ibere? Oya, ariko numva abahungu nyine bo mu high school bavuga ngo igikobwa gifite amabere meza. Yego. Niyo udafite amabere baragutuka. Kuri ryamamo. Urumva ko byanze bikunze. Yes, turabasuje inshuti bakadasohoka ba Duhinduke TV, Paula TV official ndetse na Isoko Media. Tubahaye ikaze rero. Yes. Sandrine, umeze neza? Yego, turashima Imana. Murakoze cyane. Yego. Twakira kuri ibyo binyamakuru byose. Twakoresheje press conference. Paula, uraho neza? Meze bo ibintu n'ikirebye. Urengera ijwi rero kugira ngo abakunzi bacu batwumve. Ndi kuvuga nk'umukobwa uri singo, nagira nzabura umugabo. Burya bwose uri singo se? Nizere ko abantu bari hano badukurikiye, baba abasore cyangwa abapapa, nabo tubahaye ikaze. Tubahaye ikaze cyane. Yego. Abafite amafaranga. Ukunda amafaranga, Paula? Ninde uyanga? Hari abantu benshi nyine bitewe nuko ubuzima buhagaze usanga by'amafaranga barabishyize ku ruhande. Ntubizi se? Imana imbere. Imana nayo nagikunda umukene. Okay, ubwo n'umukozi w'Imana nawe araje atubwire. Umukozi w'Imana uraho neza? Uraho neza. Nibyo koko amafaranga ni meza, yabonetse ni meza, ariko nyine hari akantu avuze ati Imana ntikunda umukene, ubwo Imana yanga umunebwe. Ishaka ko dukora cyane kugira ngo tuyagereho, tugere ku buzima bwiza. Yego. Ubwo bivuga ko nawe ukunda amafaranga se? Enda yakunze. Sirabona cyane. None se ko abantu bose
mugiye kubatera ubwoba kuko hari umuntu wari ufite gahunda avuga ati nzavugisha Paula nzavugisha Sandrine ariko niba mushizeho kondisiyo y'amafaranga murabona azabivamo oya amafaranga ni nk'amaraso burya nta muntu yagira ahubwo biterwa n'uko yakoresha yes nuko yatanga none nuko yarekura niba ukunda Paula reka kugira ubugugu ubwo abafite iyerekwa baritambutse cyane rwose Paula amakuru ngiye ni meza ndimo neza kabisa ubwo watubwiye kuri single kugera iyi saha nta muntu murajya muri relationship mwayigiyemo ubu ntago muyirimo urashaka umubesto urashaka besto kandi umugabo w'ejo hazaza ahubwo hari ni future husband kuki abakobwa benshi mukunda abapapa bubatse biterwa n'iki njyewe sindimo ariko mubo tuganira icya mbere cyo abapapa bubatse baba barakoze imbere icya kabiri baba bari kure iyo umubwiye ngo wenda ngo ndashaka 100 bya shopping ahita yumva ko ari umwana w'umwatse Minerval nta no gutekereza nyine ngagiye muri detail ntaga bitinda ngo uzagura inkweto za Veni ngo ipantaro ngo ni 10 oya ayo mubwiye nayo ngahita yohereza akubita hasi ukicaye niyo mpamvu ubwo byose ntubishyize hanze abagufata nk'akana ke icyo uvuze cyose arumva bebe wiwe abatetesha niyo mpamvu mukunda ba papa wacu niyo mpamvu bakunda aba kandi niyo mpamvu abapapa babo babakunda kandi niyo mpamvu abapapa babo babakunda ba dadi turabasohoje iki kiganiro ndi bukiyobore ko numva mwariye mwanyoye n'amata ko numva ukuri kose mugushize hanze ariko ibintu iyo biri reality Sandrine wowe nawe ni kubyumva se sinakubwiye ko ntashaka umuntu mutoya nibatati umushimwa mu bwanwa agahita akubwira ngo how much nabonye uri tayari uvuga uti ngewe abana b'imyaka bari munsi y'imyaka 25 rwose ntibazongere kuntera narabatembere ubwo na Paula natubwire yarakabije avuga 30 kweli bake cyane batoye batoye narabatembereje rwose yego ubwo bivuga ko na Paula ari hejuru y'imyaka 30 se ntabwo nkunda abasaza byebura 25 kuzamura 25 kuzamura urimo neza urumva rero na wowe n'urugero rwawe reka n'ubundi umwana yica akanyoni bangana we ntabwo nawagutera ibuye umwana yica akanyoni bangana hari ibisaza rwose umare kumenyera cyaro usoka kimusoka ahita gucika oya ntabwo yagucika nanone biterwa ni ukuvuga ngo urumva wowe ufite ubwoba ubwoba ntabwo buba bugomba kubura kandi ko ugomba kugira impungenge cyane ko uracyari mutoya ufite nk'imyaka ingahe Paula 21 si wumva uri muto cyane ubwo nongejeho ine uriyongereye cyangwa we ntabwo wagabanya kuko biragaragara ariko urumva ko byanze bikunze uwo muntu yaba ari uwo mu cyiciro cyawe navuga mwaba mungana cyangwa se mwenda kungana n'imitekerereze yawe oya urazi Paula nabamurushaho nyine ariko umugore w'imyaka 30 aba afite ibitekerezo bingana n'iby'umugabo w'imyaka 40 ibyo bintu bikora ubushakashatsi hanyuma se Paula hari ikibazo maze iminsi nibaza cyangwa se hari n'ubushakashatsi nagikozeho ni iki gituma umugabo umukobwa cyangwa se umusingo mada iyo akunda cyane umugabo uwo mugabo akunda ni iki gituma we atamurongora ngo amushyire mu rugo biterwa n'iki bisubiramo neza ni kubera iki iyo dukunze abagabo cyane batari bo badutwara bamwe twakunze cyane karangira twumvise batwaye abandi biterwa n'iki waba uyifiteho ubumenyi mbona bikunda kubaho ugasanga nk'abantu bamaranye nk'imyaka 5 cyangwa 7 finali birangiye ukuntu mbyumva
nyine ni ukuri kuriho nta birenze ntabwo niyibuye ni ukuri kuriho dusigaye tuba abagore kandi nanone tukiri abakobwa rero nawe uri umuntu umaze kwambara urukweto rugasaza ntabwo urugumisha mu nzu urarujugunya cyangwa se ukarugurisha mu myenda ishaje. Aha, wagira inama yihe urubyiruko rudukurikiye? inama nabagira buri wese buri aba yizi ku giti cye abafite n'ibanga akoresha ariko ikintu cyo gihari ikintu gishaje kiravuga. Mu magambo make, iyo ukundanye na fiance wawe boyfriend wawe mukagera ku rwego muryamana 1 2 3 ukuri guhari nuko atakurongora gushyire mu rugo, none se yaba guteze mwiki kandi by'abashaka warabimuhaye mbere. Voilà, ndahamanya nawe rwose. Okay, Sandrine ko numva mugeze ahantu haryoshye nuko mwenda Paula mbona yabaye shayi cyane we aragenda duha ukuri. Mbo Sandrine nanjye mfatiye aho ngaho rero twakoze ikiganiro mu minsi yashize, urumva tuvuga ukuntu noneho abapapa bakunda amabere y'abadamu, urumva bijyanye nuko bayifashisha mwishimisha mubiri cyangwa se mu kubaka urugo hamwe n'abadamu babo, sibyo? Urabyumva neza? Ndabyibuka we wambwiye ko bayakunda ngenda guhakanya, ariko noneho burya mu kiganiro kimaze kurebwa n'ibihumbi birenga 60 hajemo comment nazo nyinshi, yewe abandi bacara mu gikari barahamagara, yewe nageze aho nkubwira ndavuga ati reka amabere n'ay'abana nagara y'abagabo. Yego, ariko naje gusanga harimo icyo bita equation, akabazo, kandi harimo opposite. Ubwo bivuga ko ushatse kuvuga ko abagabo wasanze bakunda amabere se? Yes, ati wasanze bayakunda kurusha abana babo. Rero nimba ntashaka kwangana n'abapapa kandi twikundaniraga, ahubwo abadamu bari tayari kuyatanga, sinzi bashake nabi. Paula nawe araza kutubwira nubwo akiri umwana, araza kutubwiraho, ariko noneho niyo mpamvu akenshi usanga abana barimo babahereza abatantine, ariko kandi tugaruke gatoya. Yego, ubona umudamu cyangwa se navuga ngo umudamu udafite umwana muto udaheruka konsa, ugiye kumubwira ngo ahirebere umugabo wese? Oya, ntega amatwi. Tubwire umudamu udafite uruhinja hari igihe we kuko aba navuga ngo aba yarisubiye, aba yarabaye inkumi. Yego, hari igihe ucutsa noneho umuntu akajya ahantu wigeze wonsa ukabona nyine umeze nk'inkumi rihagaze. Ubwo nawe kandi hari icyo uvuzemo. Yes, rero uwo nguwo natekereza ko ari we ushobora gutekereza icyo kintu, guha umugabo ibere. Natekereza ko wabitekereza, kuko byanze kunze ntabwo umugabo yasangira n'umwana ibere. None se umugabo n'umwana ninde wonka mbere? None se umudamu ari konsa ntago ashobora guhereza umugabo ibere? Twebwe rero bagiye badutwara abagabo turi konsa, twari dufite abana, bajyaga kuryoha. Paula natubwire, Paula nta mupapa cyangwa se umusore uragusaba ibere? Oya, ariko numva abahungu nyine bo mu high school bavuga ngo umukobwa gifite amabere meza. Yego, niyo udafite amabere baragutuka. Kuri ryamamo urumva ko byanze bikunze nubwo abantu bagenda bakabisimbuka, ibere rishobora kuba ari ibere. Kuko ibaze ibere ryonsa umugore rikonsa umugabo, kugira ngo kamere neza rihore rihagaze. Ubwo Sandrine tubwire, hari ibanga waba waramenye mu bantu banditse comment, hari n'abaciye inbox, hari ibanga wari wamenye nibura ko iryo bere rifite umumaro ku bagabo? Yes, nuko nta mena amabanga, ariko pe
nasanze abagabo ubone amenya ari naho bahereye baca umugani bavuga ngo abagabo ni nk'abana bakunda keya nyinshi cyane ariko ntabwo uri nk'abana ngo bonke ya nakubwiye bari marisha iki se niba batarya bararirya barikoraho cyangwa barikora ariko se Paula wenda ndebeye ku ijisho ryanjye wowe ndabona ari dutoya ni duto kandi ndabwira Jori nanjye neri munganye nawe urarihagarika nk'irya Jori ubundi hari ubushakashatsi hari ikinyamakuru kimwe nasomye gikunda kwandika udukuru twiza bayita Inyarwanda urumva yaranditse ngo ibere ry'umugore ngiyo umugabo arikoraho rimwongerera iminsi yo kubaho iyo niko title yari ivuze none ngaho mutubwire jewe se ko nanjye nayakoze hari menshi okay none reka tukubaze uranahibe wa mugani kuko mukunda amabere amabere ku bagabo ni ingenzi birashoboka reka twe kugutera amabuye n'abadukurikiye bakarica rirwaye urumva nawe wumva umuntu abatakaje ari kujya kurishaka aho riri none se riba rivuye ku mwana yonka amezi imyaka 2 yakabije n'ibintu n'igice ariko wowe ubura rishaka ubuzima bwose guhera uryonk'u ukiri umwana kuzageza usaje wawe umusaza abagabo nimujya mucuka reka ntibijya biba niyo mpamvu kandi bajya bavuga ngo mwibere habamo ubwenge niyo mpamvu muturusha baronka mpaka ntibajya bacuka muronka mpaka turonka mpaka kwagura wowe nk'umuntu waje wose mpaka cyane ubase narisiga yes abantu badukurikiye icyo kiganiro twagicishije kuri Duhinduke TV ni ukuvuga ngo twakazanye ari agatopike gatoya tunagacaho igihe gito niyo mpamvu twongeye kuyigarukaho kugira ngo byibura dutere kuri comment ku bantu bagiye batwandikira muri zo comment zacu urumva ikiganiro cyageze ibihumbi hafi 70 kiba cyararebwe n'abantu benshi kandi urebye comment nyinshi zavugaga ko abagabo ibere barikunda kandi noneho n'abagore nabo bakagaruka bavuga ko iyo umugabo watari musabye bimubabaza yego urumva ko byanze bikunze rishobora kuba ari ingirakamaro ku mpande zombi naramubazaga urumva Paula nabajije Sandrine namubwira intese ibere niba umugabo yagushatse rihagaze sibyo ni gute uryitaho kugira ngo rizahore rihagaze atazajya kurarikira shiramo isuku ba bantu nyine bandi bafite iri gihagaze yarambwiye ati sutira besha urumva ahubwo iryamye se sirya bakunda ngo biyorosa niyo mpamvu usanga n'abasirenge oya ngo subira bakukano Paula nyine uri kuvuga ngo ni gute ngo ukoresha ngo kugira ngo rigume rihagaze kandi iryamye ari ryo bakunda biyorosa baryiyorosa sibwo byakunda ubwo aho wenda ukuvuga ku bafite amabere manini bariryamaho mu gituza ntago baryiyorosa niko Paula ubwo wazarimworosa nk'iryo ryawe wazaryorosa umuntu bigakunda niko Sandrine so rero ubwo aha dukurikiye nabo comment zanyu zirakenewe kugira ngo mutubwire namwe uko mwiyumva gusa icyo nzi cyo nge ni umugabo ibere ni iry'ingenzi ku mpande zombi cyane cyane mu gutegura aciyeho n'akadomo ni ingenzi ku mpande zombi urumva yaba ku bagore yaba ku bagabo ndetse n'abana urumva ko ari ingenzi iri bere ry'ubawe Paula wowe rero
twagutumiye kugira ngo nawe ube umutumirwa mushyashya hano kuri izi YouTube channel zacu tujye dufatanya ibiganiro. So abantu bakubonye bwa mbere baguha ikaze. Ikindi tujya tubona abana b'abakobwa sibyo cyane cyane bari mu myaka 18 kuzamura bajya mu rukundo n'abasore umwe babiri batatu babitwara bate? ibyo bintu ko bigoranye ufata amasomo ukagera n'abasore batatu n'ukuntu batera stress biba bigoranye ariko icyo nkeka uko mbyumva n'uko mbizi baba bagira ngo babibonere hose icyarimwe. umwe niba yaguze inkweto undi agura ipantaro undi agura ishati niyo mibare muba mwateye se? niyo mibare baba bateye. impamvu bivuze gutyo si wowe nshatse kuvuga ahubwo ni bagenzi bawe. niyo mibare dutera. niyo mibare kuvuga ngo umwe wenda ngurira amavuta undi ansukishe undi anyambike. Nese bakubwiye ngo haba harimo korode w'ibirayi mucoma gutyo gutyo. ubwo urumva ko bose Sandrine tubwire ku badamu bo babasingo mada bo mubigenza gute iyo ushobora gufata abagabo umwe babiri batatu kandi bose ukabemerera urukundo? icyo gihe nta uba wagufashe ngo akugire okipe akwereke kahari avuge ngo ba bandi bose ndabakwibagije. iyo rero umuntu yakwibagije abandi nta mpamvu yo kumukundira undi, babyita gukundira umwana ku wundi. ariko iyo yicecekeye nyine agaterera iyo navuge niyerure niyo handi usanga umuntu avuga ati reka mbagarire yose ntabwo nzirizera n'irizarumba. gusa njyewe icyo gihe sinigeze nkigira ubu ngubu nibwo navuga ngo ndi muri returudaje. ubu urabafite nka batatu cyangwa bane se? ubu ngubu ndi muri returudaje kugeza banyambitse ka kantu bita agaciro. nta muntu uranyokipa agavuge ngo mushize pembeni. ubwo bivuze ngo ubu ngubu ugiyewe ndemewe. barimo bararwana none. ubu ngubu sinzi ikipe izatsinda nyine igikombe izatsinda. urabyumva nawe ubwo wabagize iyerekwa nabo barabyumvise. baritambutse kandi nta bintu byo gutinda ibintu bitinze. niba hari n'uhari uzi ko ari muri abo ahangane cyane aba ari buzamutsindira atere mu izamu kugira ngo nyezamu agira ate atsindwe cyangwa azasama nyine nawe urumva hari uburyo ugomba kugira gute. kandi mu izamu nawe urimo azasamwa ateze. none se mu izamu haba harimo umunyezamu? haba hari ba nyezamu sibyo? abari banyezamu rero ni babandi bahora bavuga ngo turahabaye sibyo? ariko none iki kwereka ko utahabaye ubwo n'umwataka mwiza azaza atsinda igitego. Paula ubwo biza kugenda bite rero kugira ngo babasore hagire umwe ushobora kugutsindira? agaciro se yakavuze ni ka gaciro. ubundi umuntu yakwambitse impeta abandi bose urabareka ariko mu gihe bitaraba ugomba kwigira hose. none ko haza motari, taxi, vatiri, umushoferi, ukajya mu myenda, umu DJ, umuproducer, umuhanzi, umukinnyi wa filime, byibura ukaba ufite nk'ingeri 10 ku buryo ahantu hose ugomba kwisangamo cyane ukabagabanya amasaha. ubwo cyangwa ni muri hari ubwira ati njye ntabwo nkunda kuvuga nkunda gucata kugira ngo batatu basubirize icyarimwe n'abandi bangaho basubiriza icyarimwe cyangwa ukamubwira ati mama ntabwo akunda kumbwira kuri telefone nijoro ukoreshe chat buriya chat wasubiza veni icyarimwe umwe avaho uhita uri purayinga undi yavuga ati baby kuri gutinda kunsubiza ndatetse avuga kuri n'umwari wo mu rugo. ubwo amaherezo rero kugira ngo uzafate umwanzuro ku buryo wakorode w'ibirayi umuhagarika bigufata imbaraga zingana gute? haba harimo umwe ukunda kurusha abandi wa wundi ukukunda nawe. haba harimo umwe Paula hari ikintu nabonye abagabo ntabwo bakunda abakobwa cyangwa se abagore babakomvika. na umugabo akunda umuntu yirukaho urumva akwirukeho icyuya kibire urumva noneho naguhamagara rimwe nakubone yongera ahamagare noneho numubwira ko udashaka kujya mu rukundo yongere nyine ntacike intege
kandi nanjye nkunda bene uwo muntu udacika intege kubera ko nanjye hari abo nirutseho baransiga kunda umuntu ugukunda kuko ukunda akunda iki abandi urumva reka tubwire aba single mother dukurikiye cyangwa urubyiruko rw'abana b'abakobwa uri uravuga ngo ugiye ngo nkunda Pierre ntawe namusimbuza n'urugero ntanze yego hari umuntu uravuga ati nkunda Pierre ntawe namusimbuza aba Pierre aho bari bihangana noneho kumuri uravuga ngo ntawe wamusimbuza Pierre nawe arimo arakunda Betty ari aravuga ngo ntago namusimbuza rero icyiza no kugira ngo numva twebwe ntago dukwiye gukunda ahubwo dukwiye kuguma hamwe tugakunda yego twaremewe gukundwa kiba mutima w'urugo ya sibyo sabarabuye so rero icyo ngicyo abantu benshi bakibazaho cyane cyane ko kugira ngo ujye mu rukundo n'umuntu urenze umwe benshi bavuga ko bivuna ariko ku gitsina gore mujya mubibasha ahubwo se buriya abagore nibo babibasha cyangwa n'abagabo kuko uba usanga akubwira ngo aragukunda urugero nk'aba bantu twita abasponsa ushobora kugusapotinga aba sponsors rero ushobora gusanga abenshi impamvu bari no guhiga ntibahigure araje anyemerera iPhone na Paul n'undi nawe agize ate arayimwe mu by'ukuri uwo mugabo niba afite akazi keza gute ibyo byose yabasha kubihigura rero usanga abagabo aribo batendeka cyane kurenza abadamu kuko igitsina gore kigira icyizere impamvu abagabo kenshi bigenda bibagora ngenda bavugira kuko twe nitwe bisaba imbaraga nyinshi zo gukora kugira ngo tubashimishe rega munemera ibintu bibagoye kugira mu mihigo cyane kigira urukundo aho kiva kikagera niyo yaba bikora gutyo hari igihe abikora kubera imibereho avuga ati hari uwo nkunda hari n'igihe yikurira igisaza akajya guha kandi kiwe ka jagisi afite uwo yikunda ibyo bisaza kuki mukomeza kubibesha kugira ngo iminsi y'umusaza aba ari mikeya iyo avumbuye ko wamubesha iminsi itigabanyuka cyane iminsi iragabanuka yo kureka umuntu yarabyaye afite umugore ari kugutesha umutwe agutesha umutwe gutese niba akubwiye ati ngwino mbe ngufasha nkwishyirire geto nguhahire ngufasha nanjye njye gufasha uwanjye wese se afite uwiwe yasize yampaye ko numva buri yakuriyemo Paula buriya rwose hari nk'akajama k'agakene nakagira inama njye nshaka umubebe mwiza mujye mukinira dive umureke rwose agende ayakure aze muri ajye umureke ajye kuri cya gisaza aze musangirayo umusaza yamuhaye ufite umugore mwiza bagiye kubasohora mu nzu kandi ubizi neza ko ari ahantu ari bujya agahita hakura ijana ry'ako kanya wakamera bakabusohora cyangwa wamureka akagenda none se ubwo uwo mugore umushese urumva ibisuko baba bari busukure ngo biragenda n'ubundi bigumaho ushatse kuvuga ko umugore umufasha ukamutangamo pase wawe ntacyo waba uhombye mwabyemeranyijeho ntacyo waba uhombye Paula twabonye uwabyemeranijweho baragenda bageze muri shambure umugabo araza bamuha amafaranga ngo atabateza abantu ahita na divorce aravuga ati wamburiye ubusa uwundi mugabo kandi ari we wabyemeye abagabo batusha ubwenge rero nago yishimira kubona bamurongoreye umugore kandi bo bakabikora ubwo barikunda abagabo sha murikunda kwera umugabo yagiye muri misiyo reka bana ka message karimo sheri gusa agasheri gusa intambara we we avuye nko mu karogi yasizeyo n'umwana ariko yabona sheri gusa umugabo ajya mu kazi agasiga akubwiye ati uri kibasumba ni wowe nkunda nta wundi ukuruta yagera mu kazi umukobwa bamuhaye wo kumwakira amwereka ofisi yo gukoreramo agahita avuga ati ukumbura izuba uramurika ariko mba n'abasire nabona umucyo ngombo urumva rero niba ayo magambo bavuga bari ukuri igihe byaranyobera kenshi mbona harimo n'abagabo ahanini njye n'abana beza ubundi abagabo bagira ibyaha bitatu gusa gusinda gusambana no kubeshya hita tubwira n'iby'abagore ariko abagore kwangana kuroga gutukana inzangano ibindi byose bisigaye ushobora kwandikira umugabo ngo hey akagusubiza message ireshya n'umuntu birashoboka ariko twebwe urahurutura iva hano ikagera hari igitabo yesu we uzambwire ntikwandikirure none si ubwo nta mugabo ushobora kwandikira ati ndaburaye masenkanya
n'abadiaspora batanga amafaranga benshi abari abagabo ugasanga kubisa na miliyoni atakuza ariko umugore aguha veni kandi mwahereye saa sita muganira kugeza nimugoroba icyuya cyakurenze amayinite yajya ariko umugabo aranza akakubwira ati reka manze nkohereza y'umuceri turavugana umaze guhaga uwo muntu abahora umuntu nanjye Imana imuntu cyane arazi kubera iki koko bivuga ko twe tugira imitima yoroshye ntabwo yoroshye abagabo b'abadiaspora batanga amafaranga barayatanga kereka niba batarayagura ariko barayatanga ariko ntabwo baba batarayagura kigore cyiza ariko Sandrine mwamubonye furesheri afite ubwo bivuga ko nawe bari kumwitaho rero mwiteho uzi ko no mu Rwanda ari abagabo bafite amafaranga ahubwo ari uko baba batarabyiyumva barawimbwira abanyarwanda bagira ubusambo uramuga ati maveni ejo 10 nabwaye barikoresheje ikibazo 10 n'ukuri kw'Imana uzi ko yabikubwiye yigaye ariko abadiaspora yo none se ko mwishimira ko abagabo babaha amafaranga mwe n'iki muba mwabahaye kugira ngo umuntu aguhaye mu mafaranga nicyo kintu kimbabaza uri gushaka ko umukobwa akora inshingano z'umugore kandi wowe udashaka gukora iz'umugabo ibyo rero nicyo kibabaje muhena wagura ubwo ni ukuvuga ngo mugomba guhana none se kurese wamuhiki kandi ari wikijijisha ibyo mubaha turabizi ibyo babahana ko babaye umutima mwiza ubu se video zirirwa zisohoka mba mpari zifata ako se umugabo video yamumarira iki rero numva ntacyo yakumarira watanga video ujyaho kugira ngo reka nkubwire Paula none se twabonye abagabo bagiye babyaza abagore barabajugunya sibyo twabonye abagabo bagiye basezeranya abagore ibintu ntibabikora kandi barahuye baranabanye mu nzu ubu se video urumva ari ibirenze bariya kubera nta mwanya mwinshi baba bafite bapfa mu mutwe vuba kandi mvuge gutyo none se habonetse nk'umugabo akakubwira ati nzajya nkwishyurira inzu nzajya ngufasha nzakwishyurira ishuri uzajya wiyambura uhagarare hariya nkurebe nuko byonyine wabikora byereka nkubwire niba n'ikintu kizatuma apfa vuba no kuvugisha ukuri biri yego ubwo se nabamombye iki bari muze rwose pe ubwo se nabamombye umuntu nihagira umugabo ukwandikira akakubwira ati Paula nagukunze ariko nsaba icyo ushaka unyereke umupuri uzawufotora sibyo njya mvuga nta nubwo ukozeho tubaza abakobwa turi hano hanze amasugi ni bakeya pe mbabari umbwira umuntu wagutwaye ubusugi yaguhaye ariko urambwiye ngo ndaguha amadolari 500 m'ifoto ndanze nta no kuzubaza niyo naba nafite mega natira nta kintu nabamo Paula agira ukuri kwishi ndabona agira ukuri kwishi cyane gusa njya nkunda kuvuga ngo aho kugira ngo wishore mu byaha twemo tuvuga kuri wa mu minister twabonye rwose yifasha ka video neza arabeyura gahoro awutatamura cha ateye neza wa kumba abantu banini kuri yabameze akwa n'igihe uciringa nibono reka ndavuga ngo nese umuntu mwavuganye ibintu muri babiri ararikodinze ashyize hanze reka bira nta birenze abari hasi nta birenze ariko ubu ngubu basigaye babafunga nta birenze gushyira amashusho kuba umuntu yagushyira hanze nta bintu birenze yewe njya nkunda kuvuga gusa musebye ni kabiri uracyanasebye abantu baba bafite ibintu byinshi byabababaje kubabaza umuntu wababaye nko kwandika basakuje mu isura Paula ko mbona asa nkaho byamubayeho byaramubabaje mwana ubone no sura ari umuntu Okay, Sandrina twakoze ikiganiro cyiza kandi kiryoshye ndagira ngo ndarikira abantu bazareba indi episode ya kabiri igice cya kabiri ndagira ngo kibararikire bazaze bakirebe nta maseri ni vuba wagushimira cyane Paula bashimire unabaseze bakoreba Imana ibaho umugisha mukore subscribe mutange ibiraka koresha ya like ndetse na comment turabakunda cyane mukomeze muzamure tuno ducano twanyu nyabuneka turebe ko twakegera imbere nk'abandi ciao murakoze cyane